Muraho neza nshuti bahinzi borozi, ngenda basuhuje. Ngiye kukwigisha buryo ki wakikorera ibiryo ukoresheje imitumba ndetse na buranda. Iyi video niba uri umuhinzi ukaba n'umworozi, igiye kukwigisha buryo ki wagabanya amafaranga y'umurengera wakoreshaga ugura ibiryo, ugatangira gukora saving kandi unagaburira amatungo yawe bitaguhenze, aho waba uri hose mu gihugu, waba uri mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose waba uri. Uburyo tugiye gukoresha ni uburyo bworoshye kandi wabasha kubona materiel wakoresha bitaguhenze. Ndagushimiye wabashije kuba wakora subscribe hano ku isoko y'ubworozi cyangwa se kuri MIF Farm. Ikaze rero muri ino video aho tugiye kurebera hamwe ubu buryo wakoresha ukikorera ibiryo by'amatungo bifite intungamubiri zihagije kandi tukabikora dukoresheje igiciro gito. Ibiryo tugiye gukora ni ibiryo uzagaburira inkoko zawe, ingurube ndetse n'andi matungo ugaburira ukoresheje buranda. Ibi biryo tugiye gukora ntabwo bisimbura buranda, ahubwo biza ari inyongera bikagabanya buranda wakoreshaga ku munsi. Buranda wakoreshaga ku munsi kagabanuka, ukongeramo buno bwatsi bw'imitumba. Ni karibu rero muri kino kiganiro aho tugiye kuba twarebera hamwe uburyo wakikorera ibiryo byawe bya make ugasevinga amafaranga wakoreshaga ugura ibiryo byinshi, kuko nyuma y'ino video uratangira kumenya buryo ki wajya wikorera ibiryo ukoresheje igiciro gito. Nkuko mwabibonye rero, nyuma yo gukata imitumba ukayicamo uduce duto duto uvangamo buranda. Iyo ugiye kuvanga buranda muri bino biryo uzafata ku nkoko nkuru. Reka duhere ku bantu mugaburira inkoko. Ku nkoko nkuru uzafata ibiryo usanzwe ugabura ku munsi, ukuremo hagati ya 20, hagati y'10 na 20. Ubwo ni ku nkoko nkuru. Iyo buranda iri hagati y'10 na 20% ya buranda ugabura ku munsi uzayisimbuza imitumba. Ufate 80 isigaye ya buranda uyivange muri ya mitumba ya 20%. Nurangiza kubivanga ushyira inkoko zawe ifunguro warigeneye ku munsi. Ikindi nakubwira, iyi video turimo turareba ni video yakozwe n'abazungu cyangwa se yakorewe mwabira bihugu by'i Burayi. Kuko tubizi aba bafite uruhu rwera nibo batubanzirije muri buno bworozi. Bivuze ngo tugomba kujya tubigiraho tugendeye kuri buri kimwe bakora. Urebe ikiraro cyabo kuntu cyubatse, amatungo yabo kuntu abayeho, tugenda twiga tureba yaba hari icyo twakosora mu bworozi bwacu. Abantu bari muri groupe y'ubworozi ya WhatsApp, ibi ni ibintu bamaze kumenyera ko tugomba kujya twigiye abandi uko babikora, natwe tukagenda tuvugurura ibyo dukora. Nkaha zino nkoko ziba murabona ko ni inkoko zibayeho ku buryo zidasaba ko bazisasira. Barazubakiye barazitarurira ku buryo zidakenera isasiro aho ziba. Kuri ano masomo ngiye kujya mbahereza muri no minsi, tugomba kujya twiga by'umwihariko yaba dufite gahunda yo kwiga ku bijyanye n'imirire y'amatungo, tukiga n'imyubakire cyangwa se ubuzima ayo matungo turi kwigaho, uko abandi bayitaho, uko bayarera, tureba ibyo twagumye kugenda dukosora tunoza muri runo rugendo turimo rw'ubworozi. Nkuko murimo murabibona, izi ni inkoko za local chicken cyangwa se improved local. Abari muri groupe ya WhatsApp dufitemo abasanzwe bakora brooding cyangwa se bakora ubu bwoko bw'izi nkoko. Urumva uramutse ukeneye icyororo uri muri no groupe byakorohera kurusha umuntu utari muri no groupe. Reka noneho tube tureba ibyiza byo gukoresha imitumba wakoze mu gukora ubwatsi bwacu. Ese imitumba wakibaza ifite akahe kamaro cyangwa se irimo izihe ntungamubiri? Ikiza cya mbere rero cyo gukoresha ino mitumba mu bworozi bwawe ni uko ino mitumba kuyibona birahendutse kurusha gukoresha bino biryo byo mu nganda byonyine.
bivuze ngo imitumba ku isi hose aho waba uherereye hose wayibona ku giciro gito, ukayisimbuza ino ngano ya buranda twabonye haruguru wari usanzwe ugabura, ukayisimbuza ino mitumba. Ikindi cyiza twavuga mu gukoresha ino mitumba, bituma amatungo akura vuba, bigatuma agera igihe cyo gutanga umusaruro bidasabye igihe kirekire. Abantu tubana muri groupe ya WhatsApp y'ubworozi, ibi ni ibintu bamaze kumenyera, kuko ubu ngubu dutangiye no gukoresha imiti y'ibimera cyangwa se twakita imiti ya gakondo mu buvuzi bw'inkoko zacu. Ndetse muri no groupe Engineer Modeste agumya kubasobanurira akamaro n'ibyiza byo gukoresha imiti y'ibimera bya karemano. Ndetse namwe mumaze igihe mukurikira amasomo ducisha kuri no channel, tumaze kumenya no kumenyera ibyiza byo gukoresha ubwatsi bw'ibimera. Abatarabonye kuri izo video kuri no channel ng'umuntu ugeze hano bwa mbere, hari izindi video zivuga ku byiza ndetse n'amoko y'ubwatsi wagabura bw'ibyatsi bw'ibimera, bikagufasha kugabanya igiciro cy'ubwatsi usanzwe ugura mu nganda. Ikindi cyiza twavuga cyo kugabura ino mitumba ni uko umworozi ahora atekanye, kuko nta kibazo cyo kugabura aba afite, kuko agura ibiryo bikeya nyuma yaho akavangamo ino mitumba. Kandi ino mitumba iboneka ku giciro gike kandi hose ikaboneka bitagoranye. Abantu rero tusanzwe turi muri no groupe ya WhatsApp y'ubworozi, ni groupe irimo aborozi, abaveterineri n'abandi batandukanye bafite aho bahuriye n'ubworozi. Kujoininga ino groupe waca muri description y'ino video ugasanga muri link ya groupe, ubundi ugakora join cyangwa se ukanyandikira WhatsApp. Nimero zanjye urazisanga muri description y'ino video. Abantu tubana muri iyo groupe dutekereza ku cyo wakora kikakorohereza kubona inyungu mu bworozi. Ngino mashini murimo kubona bakatisha ubwo bwatsi cyangwa se ino mitumba, twareba uko twazayikora dushyize hamwe ibitekerezo muri groupe, tukareba icyo twakora, kuko ku isoko abo muri groupe twabonye ko igira igiciro gihenze. Nanone ahangaha wakibaza ati ese ibi ni biki bari kuvanga muri no mitumba cyangwa se muri buno bwatsi bwacu? Aha barimo baravangamo imunyu. Umunyu hari umunyu wabugenewe usanzwe ugaburirwa amatungo, ntago ari no myunyu yo mu rugo. Aborozi bamwe na bamwe musanzwe muyizi, ariko uramutse ukeneye kugura uno munyu wakifashisha mu kubika bino byatsi kugira ngo bitaza gukayuka nangwa se ngo bigage. Uno munyu wajya muri farumasi z'amatungo ukababwira ko ukeneye umunyu uhabwa amatungo, baba bawufite bawukwereka ukawugura akabura gukoresha. Nkuko murimo murabibona rero, namwe murabona ko gutunganya buno bwatsi ni ibintu bitagoye, bidasaba ubundi bwenge uretse kuba ubifiteho amakuru ko bikorwa, ubundi ukabushyira mu bintu byawe. Especially urabona ko ari ikintu kiri plastique cyangwa se cya kintu kitari bwinjirwemo n'ubushyuhe nangwa se ubukonje uko byishakiye. Warangiza ukagenda ukabikipinga ahantu mu nzu cyangwa se ahandi hantu wateguye kubika ubwatsi, uko urabyumva ku munsi uko twabivuze ufite ingano y'ubwatsi ugomba kugabura. Reka turebe noneho mbasobanurire byimbitse kuri no ngano y'umunsi y'ubwatsi uba ugomba kugabura ku munsi. Reka duhere ku nkoko zitera amagi. Inkoko zitera amagi ni inkoko zikenera proteine nyinshi ndetse na energy. Reba rero ibyo wakora ku nkoko zitera amagi mu gihe urimo kugabura ubwatsi wikoreye muri buno buryo. Ugomba kuzihereza buranda ingana na 80% y'ibiryo ugiye kuzihereza, hanyuma ukavangamo 20% by'imitumba. Kwagera ku nkoko z'inyama cyangwa se broilers. Broilers zo uzazihereza nazo 80% bya buranda isanzwe yira uyigaburira mash millet. Uyihereze imitumba ingana n'10% y'ibiryo zirya, hanyuma 10 risigaye ku ijana uzazihereza
ibyatsi bindi bisanzwe cyangwa se ibinyamisogwe wateguye nabyo neza wabikataguye ukabivangamo bigahita byuzura rya 100% ry'ubwatsi inkoko ikeneye. Urabibona neza rero ko hano mbere y'uko bagabura ino mitumba cyangwa se ubu bwatsi bakoze bikoresheje imitumba, bisaba ko uvangamo na buranda, ariyo ya buranda twavugaga busanzwe yagenewe amatungo ikorwa n'inganda, ariko nk'uko twabibonye ubu bwatsi bwo mu nganda busigaye bufite igiciro cyo hejuru. Niyo mpamvu twe nk'aborozi tureba tukavuga ati hakenewe iki, yeba ino buranda yavagamo intungamubiri izi n'izi, ni iki twakora kitaduhenze izi ntungamubiri n'ubundi tukagumya kuzihozaho zikaba zihoraho, ariko tukazikora muri materiel cyangwa se mu bikoresho bitaduhenze. Niyo mpamvu rero twafashe umwanzuro kujya tuvuga ati reka dushake ubwatsi buhendutse budahenze, tugomeze tugaburire amatungo yacu bitaduhenze. Ubu ni ubwatsi bwiza kuko ino mitumba ni imwe mu bimera cyangwa se ubwatsi karemano budafite aho bwahuriye n'ibinyabutabire bindi byakozwe mu nganda nahe. Ubu ni ubwatsi bwiza ku matungo yawe. Ku bantu mufite inkoko zitera, nyuma yo kugabura ubu bwatsi muzambwira ikizavamo. Gusa nk'uko murimo murabibona, izi ni inkoko zisanzwe zitunzwe n'ubu bwatsi bukorwa muri buno buryo. Murabona ko izi nkoko zibayeho neza nta kibazo, zirabyibushye. Abantu menyereye inkoko za saso muraje mumbwire, mujye mu muce muri comment murebe izi nkoko ukuntu zimeze, mutubwire bamubona ibi biryo zirya bitarimo intungamubiri. Muce muri comment mutubwire. Abantu muri groupe y'ubworozi turaza kubiganiraho muri groupe y'ubworozi, turebe icyakorwa mu bworozi bwacu tugumye dutere imbere. Nkuko nababwiye tugomba kujya tureba buri kimwe tukiga n'ibindi bintu birimo. Muri no video urabona ngizi nkoko kuntu zibayeho, ni inkoko nyinshi ariko ziba ahantu hatandukanye. Ase ibi byafasha iki nk'umworozi? Ku muntu ufite ahantu hanini, ni gute wa managinga ubworozi bwawe? Inkoko zawe zose ndizibe muri sale imwe ariko zikaba mu twumba tugiye dutandukanye. Ese ibi byagufasha iki nk'umworozi? Waba ubyibaza? Reka ngufashe kubitekerezaho. Mu gihe inkoko zawe zitaba mu cyumba kimwe, ziba mu nzu zitandukanye, ni ukuvuga ko mu gihe cy'indwara watatswe n'ibyorezo runaka, harwara inkoko zo mu gice kimwe, izindi zikaba ziri nzima. Reka twikomereze na topic yacu turiho. Reka turebe noneho ingurube zigaburirwa gute. Ingurube ikenera kurya bya byatsi cyangwa se bya biryo bizatuma ibasha gukura vuba ndetse ikanabyibuha bikajyanirana n'ibiro. Ubwatsi rero uzabugaburira gute ingurube? Uzafata buranda usanzwe uzihereze buranda ingana na 55% by'ubwatsi isanzwe irya. Ubwo uzafata 55% bya buranda, ufate 35% by'imitumba, 10% risigaye rizava muri bya biryo byasagutse ku bisigazwa by'abantu bariye, harimo ibigori, ibijumba, imyumbati n'ibindi byasagutse by'umwihariko mu gikoni ariko bitarimo umunyu. Ubivangemo rero bihite byuzura rya 100% by'ibiryo izakenera kurya ku munsi. Iyo niyo schedule y'ingurube, ariko ubu bwatsi ufite kuba bukoreye n'andi matungo, ingurube, inka, ihene n'intama. Reka turebe noneho uramutse ugaburira ayo matungo wabigabura gute, ku kihe kigero? Ihene zikunda ubwatsi bwumye kandi bwumutse. Uramutse uri buzigaburire rero muri buno buryo bwa kizungu cyangwa se bwa kijyambere, uzazihereza buranda ya 50% y'ubwatsi zisanzwe zirya ku munsi, imitumba ingana na 30% y'ubwatsi wateguye kuri uwo munsi, ndetse n'ibisigazwa by'ubwatsi busanzwe bwumye ng'ibibingo. Reka turebe rero ku inka zibyara cyangwa se inka zirimo zirakamwa. Inga n'ukenera kuyigaburira cyangwa se usanzwe uyigaburira muri buno buryo bwa kijyambere, buranda ku munsi ni 60% ya buranda isanzwe irya, ukongeramo imitumba ya 30% y'ubwatsi isanzwe irya, ukongeramo noneho 10% harimo ubwatsi busanzwe, umucaca,
uburaya cyangwa se urubingo, ibishekesheke n'ubundi mu bwatsi isanzwe irya ku munsi. Reka nkubwire rero, komeza ugubwe neza, ukomeze ukore akazi kawe, Imana iguheremo umugisha mu byo ukora. Ndagushimiye rero wowe wabashije kureba ino video ukagera ku musozo wayo. Unanshimira wowe wakoze subscribe kuri ino channel, ngusaba kuca muri comment ukandika video ushaka ko twaza gukoreraho ubutaha cyangwa se ikindi kintu cyose wifuza ko kumenya ku bijyanye n'inkoko. Ca muri comment wandike. Ushaka kujya muri groupe ya WhatsApp y'ubworozi, kanda kuri iyo title y'ino video, urahita ubonamo nimero yanjye cyangwa se WhatsApp group link. Urakanda kuri iyo WhatsApp group link rero winjireho, ubundi wisange muri iyo groupe y'aborozi ya WhatsApp. Ndabashimiye rero, mwari kumwe nanjye Fabien muri iki kiganiro. Ciao ciao.